Sana haleluya turabashuhuje mwese abakunzi bacu abakunzi b'ibihamya TV turabaramukije aho muri mu mpande zitandukanye abari muri Afurika abari ku migabane itandukanye shuti bakundwa Imana y'amahoro nibaha umugisha Imana y'amahoro nibarebe neza Imana y'amahoro nibishimire ubuntu bw'Imana busaga nibube muri mwe mu izina rya Yesu. Paul yaravuze ngo tuva mu buntu tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana y'amahoro nibarebe neza Imana y'amahoro nibagirire neza Imana y'amahoro nibiyereke Imana y'amahoro nibarwanirire. Reka mbasuhuze abahisemo kubana natwe mu buzima bwa buri munsi mu biganiro bitandukanye shuti, ndabishimiye ndabanezerewe ndabakunda ndabasengera uko nsenze uko ngiye imbere y'Imana mbasabira ku Mana kugira ngo Imana ibagirire neza Imana ibagirire ubuntu Imana ibiyereke Imana ibarwanire uko ngiye imbere y'Imana nzamura amazina yanyu mu izina rya Yesu. Muri iki gitondo kuri uyu munsi kandi kuri iyi tariki mu gihe nk'iki tugiye gusoza umwaka, ndi kumva shuti bakundwa naganira namwe aho uri aho uherereye sinzi ngo uherereye hehe mu kahe gace ariko ahantu uri aho uri wumve ko nkuzirikanye muri uyu mwanya nkwaturaho imbaraga z'Imana nkwaturaho kugira neza kw'Imana nkwaturaho igitinyiro cy'Imana nkwaturaho kunesha k'Uwiteka Imana Nyiringabo. Muri uyu mwanya shuti bakundwa murimo muravugana na Vumiriya nk'uko bisanzwe Jean Claude. Haleluya ndabakunda kandi ndabazirikana shuti zanjye. Reka nshimira abantu bahisemo gukora subscribe kugira ngo tujye tubana ibiganiro nashyizeho mujye muhita mubibona. Reka nshimire shuti zanjye abantu musangiza ibiganiro byacu mukabisangiza abandi, nagira ngo mbashimire mbikuye ku mutima. Imana y'amahoro nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndetse nawe ugifungura iyi video birashoboka ko wahita ukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi tunyuzaho hano kuri iyi televiziyo Ibihamya TV. Ni umurongo tunyuzaho ijambo ry'Imana, ni umurongo tunyuzaho ubuhamya, ni umurongo tunyuzaho icyo Imana ivuganye natwe, icyo Imana ivugana n'abakunzi bayo. Shuti wowe ugihumeka nagira ngo nkubwire ngo umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bwawe. Icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora, isi byemera itabyemera, isi byumva itabyumva, abo muturanye babyemera batabyemera, abo muvukana babyemera batabyemera, icyo Imana yavuganye nawe kizasohora mukundwa. Imana y'amahoro niguha umugisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo dusenganire isengesho hanyuma mbagezeho icyo numva Umwami Imana ashyize ku mutima wanjye. Mana uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri mwiza Jehova, uri mwiza Elohimu, uri mwiza El Shaddai. Kuba bukeye ni imbabazi zawe, kuba bukeye ni ukugira neza kwawe. Ndasenze haleluya muri iki gitondo Mwami kugira ngo ubuntu bwawe amahoro bibe muri twe, bibe hagati muri twe, ibendera y'ubutsinzi izamurwe, ibendera yo kunesha izamurwe, icyubahiro cy'Imana kitugote, amaboko yawe Mwami akora ibikomeye mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga zikomeye, ndahamagara imbaraga zirema ibitariho bikabaho, ndahamagara imbaraga zirema ubuzima, ndahamagara imbaraga zitanga ikerekezo. Ndasenze Mwami kuri uyu munsi ngo uzamura ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bw'umuntu wese udukurikirana. Ndasengera abafite umubabaro ngo bahe umunezero. Zaburi iravuga ngo ahari kurira kwarari umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndasengera uyu muntu ngo umuremere impundu, ndasengera uyu muntu ngo umuremere ibyishimo, ndasengera uyu muntu ngo umuremere amahoro, ndasengera uyu muntu ngo umugirire neza, ndasengera uyu muntu ngo umugirire ubuntu Mwami, ndasengera uyu muntu ngo umurwanirire, ndasengera uyu muntu ngo ukore ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Hari abamaze igihe ku musozi w'uburwayi, ndaboherezaho imbaraga zikiza, ikiganza cy'Umwami gikiza nikiramburirwe kuri bo. Haleluya. Hari abamaze igihe ku buzima bw'ubushomeri, ndasenze Mwami ngo witamurure. Bibiri iravuze ngo mu gicuku cya nyuma waritamuruye. Igitabo cyo kuva 14:24 yaravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'igicu n'umuriro, yitegereza ingabo z'abanyagiputa bacikamo igikuba. Ndasenze ngo witamurure mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo witamure ku buzima bw'uyu mugabo, ndasenze ngo witamure ku buzima bw'uyu mubyeyi, ndasenze ngo witamure ku buzima bw'uyu musore, ndasenze ngo witamure ku
buzima bw'uyu mukobwa. Haleluya. Mu gicuku cya nyuma waritamuruye mwami, witamuruye mu nkingi y'igicu, witamuruye mu nkingi y'umuriro, witegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba. Ndasenze ngo ugire ibintu witegereza. Haleluya. Ndasenze ngo ugire ibintu ureba mwami kuri uyu munsi. Ndasenze ngo ugire ibintu ureba mu gihe nk'iki ngiki. Wakuye inziga mu magare ya Farawo, wakuye inziga mu magare ya Farawo mwami. Ndasenze ngo ugire ibintu ukuramo inziga. Ndasenze ngo ugire ibintu unaniza mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo ugire ibintu utesha agaciro. Ndakubita imbaraga iyo ari yo yose irwanya ubuzima bw'abantu bawe. Ndakubita imbaraga iyo ari yo yose irwanya ubuzima bw'uyu mugabo. Ndakubita imbaraga iyo ari yo yose irwanya ubuzima bw'uyu mubyeyi. Ndatesha agaciro imbaraga mbi iyo ari yo yose yahagurukiye ubuzima bw'aba bantu. Ndahamagara icyubahiro cy'Imana, ndahamagara kunesha kw'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana. Reka gukora kwawe mwami kugaragare ku buzima bw'abantu bawe mu izina rya Yesu. Ndirukana dayimoni mudindiza, dayimoni mudindiza yadindije ubuzima bw'abantu bawe. Wambaraga wenda kwirukanye ku buzima bw'aba bantu, wambaraga wenda kwirukanye ku buzima bw'aba babyeyi, wambaraga wenda kwirukanye ku buzima bw'aba bagabo, wambaraga wenda kwirukanye ku buzima bw'aba basore. Ndakwirukanye ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara icyubahiro cy'Imana, ndahamagara kunesha kw'Imana, ndahamagara imbaraga zikora, ndahamagara imbaraga zirema ubuzima, ndahamagara imbaraga zirema ibitariho bikabaho. Haleluya. Nyemerera mwami tukugirireho umugisha, nyemerera mwami tugirire neza muzi impera z'uyu mwaka. Ndasenze ngo witamure, ndasenze ngo wiyerekane. Haleluya. Ndasenze ngo ukore ibikomeye katika jina la Yesu Kristo. Ndasenze ngo ukore iby'imbaraga kuri uyu munsi mwami. Ndasenze ngo wiyereke uyu muntu wawe, ndasenze ngo wiyereke uyu mubyeyi, ndasenze ngo wiyereke uyu mugabo, ndasenze ngo wiyereke uyu mukobwa, ndasenze ngo wiyereke uyu musore mu izina rya Yesu. Ndatura ubutsinzi, ndatura kunesha, ndatura imbaraga zikomeye, ndatura imbaraga zirema ibitariho bikabaho, ndatura imbaraga zirema ubuzima, ndatura imbaraga zitanga icyerekezo mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita imbaraga iyo ari yo yose yahagurukiye ubuzima bw'uyu muntu. Ndananiza ibyamunanije, ndatesha agaciro ibyamutesheje agaciro. Natuye imbaraga zikomeye, natuye imbaraga zirema ubuzima, natuye imbaraga zirema ibitariho bikabaho, natuye imbaraga zitanga icyerekezo gishya. Haleluya. Bibiri iravuze ngo wakuyemo inziga mu magare ya Farawo. Bibiri iravuga ngo amagare ya Farawo akuruka biruhanyije cyane. Ndasenze ngo ugire ibintu cogoza, cogoza imbaraga z'amahembe, cogoza imbaraga z'ibitega, cogoza imbaraga z'ibisazi, cogoza imbaraga zananizaga aba bantu, cogoza imbaraga zananizaga umuntu wese udukurikiranye. Ndamusengeye iri sengesho dusenze nirimurenze biruhanya, iri sengesho dusenze nirimurenze ibigeragezo yararimo. Ndahamagara imbaraga zikomeye mu izina rya Yesu, ndahamagara imbaraga zidasanzwe, ndahamagara imbaraga z'Imana ishobora byose, ndahamagara imbaraga z'Imana nyir'ijuru n'isi. Haleluya, 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 haleluya. Bibiri iravuze ngo warabarebye abanyegiputa bacikamo igikuba, warabarebye abanyegiputa mwami. Imbaraga zarwanyaga Abisirayeli ngo zishirira mu nyanja. Ndasenze kuri uyu munsi ngo urebe ingabo zarwanyaga aba bantu. Ndasenze muri iki gitondo ngo urwanye ibyarwanyije aba bantu. Ndasenze kuri uyu munsi kugira ngo wiyerekane mwami. Ndasenze kuri uyu munsi kugira ngo wiheshe icyubahiro. Ndasenze kuri uyu munsi kugira ngo manukane imbaraga zikomeye mu izina rya Yesu. Ndatesha agaciro imbaraga zarwanyaga ubuzima bw'abantu bawe mwami. Ndasenga mpamagara imbaraga zikomeye, ndasenga mpamagaye kunesha kw'Imana, ndasenga mpamagara icyubahiro cy'Imana. Ndananiza imbaraga iyo yose yarwanyije ubuzima bw'aba bantu, ndananiza imbaraga iyo yose yarwanyije ubuzima bw'abizera. Ndakubita ndashwanyaguje mu izina rya Yesu. Wambaraga y'igisuzuguro ndakwirukanye, wambaraga mbi we yarwanyije ubuzima bw'abantu b'Imana. Ndagutesha agaciro muri uyu mwanya, ndagutwikisha umuriro w'Imana muri uyu mwanya. Ndahamagara imbaraga zirema, ndahamagara imbaraga zishyiraho ibitariho bikabaho mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga zica inzira mu nyanja, ndahamagara imbaraga zirema ubuzima mu butayu, ndahamagara imbaraga zihirika Yeriko, ndahamagara imbaraga zishwanyuza igitare kikabyara amazi, ndahamagara imbaraga zihindura umubabaro umunezero. Bibiri iravuze ngo bageze Imara waruruye amazi y'Imara. Ndasenze ngo ibyara umubabaro ku buzima bw'uyu muntu bihinduka umunezero mu izina rya Yesu.
ndasenze ngo ibyari intimba bihindura umunezero mu izina rya Yesu. Mpamagaye imbaraga zirema ibitariho bibeho, ndirukana imbaraga mbi imaze igihe ihagurukiye ubuzima bw'aba bantu. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara icyubahiro cy'Imana, ndahamagara kunesha kw'Imana. Ndi kuri uyu musozi mwami, nzamuye ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bw'abantu bawe mwami. Ndasenze ngo bimenyekane ko ari wowe Mana, ndasenze ngo bimenyekane ko ari wowe Mana ikora, ndasenze ngo bimenyekane ko ari wowe Mana ishoboye. La sando benema ya kotanga ya zamini were blele follow my God Lord bless tainima. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara icyubahiro cy'Imana, ndahamagara kunesha kw'Imana. Mpamagaye ubwami bw'Imana ku buzima bw'abantu b'Imana, mpamagaye gukora kw'Imana ku buzima bw'abantu b'Imana. Reka bimenyekane ko Uwiteka Imana nyiringabo ari Imana ikora, reka bimenyekane ko Uwiteka Imana ari Imana isitabara, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga, ndagushimiye kuri Imana ishobora byose, ndagushimiye kuri Imana ihambaye. Ndahamagara imbaraga zawe mwami, ndahamagara icyubahiro cyawe mwami, ndahamagara gutabara kwawe mwami, ndahamagara imbaraga z'Imana zikora ibikomeye, ndahamagara imbaraga z'Imana zikora ibidasanzwe. Reka mwami wihesha icyubahiro ku buzima bw'abantu bawe, reka mwami ubarwanire, reka mwami ubagirire neza, reka mwami wihesha icyubahiro. Nyiringabo Imana seruka, nyiringabo Imana manuka, manuka mwami, manuka tukubone, manuka tukubone mwami, manuka wihesha icyubahiro, manuka mwami turwanirire, manuka mwami userukana imbaraga zikomeye mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zireme ibitariho bibeho, imbaraga zawe zishyireho ibyanze byemere mu izina rya Yesu. Mu mpera z'uyu mwaka nirukana dayimoni muhozi, ndirukana dayimoni umaze igihe arwanya aba bantu. Ndasenga mwami ngo uzamure imbaraga, uzamure kunesha kwawe mwami, urwanire umuntu wese mwami mu gihe nk'iki ngiki. Urema amashimwe mashya, urema amashimwe amashimwe atarariho abeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagushimiye buhungiro buzima, ndagushimiye mwami w'abami, ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga, ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye kuri Imana ihambaye, ndagushimiye kuri Imana ibera hose icyarimwe, ndagushimiye kumvise gusenga kwanjye mwami, ndagushimiye kumvise gusenga kwacu, ndagushimiye kuri umwami mwiza, ndagushimiye kuri umwami utabara, ndagushimiye kuri umwami ukora ibikomeye, ndagushimiye kuri umwami ukora ibihambaye, ndagushimiye kuri umwami ugiye kwihesha icyubahiro, ndagushimiye kumanukanya imbaraga zirema, ndagushimiye kumanukanya imbaraga zishyiraho ibitariho bikabaho. Izina ryawe nirishimwe nirihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Shimwa mwami. Ndasengera bari muri Afurika, ndasengera bari mu migabane itandukanye, ndasengera bari Amerika, ndasengera bari Canada, ndasengera bari Australia, ndasengera bari ku migabane itandukanye mwami ngo wohereze imbaraga zirema ibitariho bibeho. Abamaze igihe barwaye ndabasengeye ngo bahe ubuzima, abamaze igihe bafite umubabaro bagirire neza, abamaze igihe bo nta byiringiro bahe ibyiringiro, abamaze igihe mwami babona nta nzira cinzira babona inzira. Ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye kubagiriye neza, ndagushimiye kubikoreye kubahisha mwami, kandi ukabumanukanya imbaraga z'umurengera zo gutabara abantu bawe. Habwa icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Yesu wa Nazareti, amen. Shuti bakundwa, shuti zo ku mutima, abantu b'Imana mudukurikiranye aho muri mu mpande zitandukanye, nagira ngo mbabwire muri iki gitondo kuba uramutse, kuba ugihumeka nicyo gishoro cy'ubuzima. Kuba ugihumeka, kuba ukiriho, nagira ngo nkubwire ngo uri umukandida wo kugirirwa neza n'Imana. Kuba uriho, kuba ugihumeka, nagira ngo nkubwire ngo uri ku rutonde rw'abantu Imana yagirira neza. Niba uri kunyumva wikirize amina kandi ubyizeye. Niba uriho, niba uhumeka, niba ukiriho, uri umukandida wo kugirirwa neza n'Imana. Uri ku rutonde rw'abantu Imana yagirira neza. Haleluya. Uri umukandida wo gukira. Ni ibintu bitatu nkubwira. Icya mbere, niba ugihumeka, niba umutima ugitera, nubwo waba uri mu bibazo, nubwo waba uri mu ntambara, nubwo waba uri mu bigeragezo, niba uriho ukaba ugihumeka, ukaba ubona ukiriho uhumeka umwuka w'abazima, uri umukandida wo kugirirwa neza n'Imana. Uri mu bantu Imana yagirira neza, uri mu bantu Imana yatabara, uri mu bantu Imana yahindurira ubuzima, uri mu bantu Imana yakwiyereka mu buryo budasanzwe. Nagira ngo nkubwire ngo niba ugihumeka, niba ukiriho, nagira ngo nkubwire ngo uri umukandida wo gukira. Niba ugihumeka, niba ukiriho, haleluya, uri ku rutonde rw'abantu Imana yatunguza ineza yayo. Bwana sifiwe sana, haleluya. Twari turimo tubivuga kandi twavuga ngo niba uriho, niba ugihumeka, uri mu bantu Imana yagirira neza, yatunguza ineza yayo. Zaburi iravuga ngo ahari kurira kwarira umuntu
nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kubizera Imana birashoboka ko uyu munsi byaba byanze ariko ejo bikemera. Birashoboka ko uyu munsi waba utabona inzira ariko ejo Imana igaca inzira. Birashoboka ko uyu munsi ushobora kubona uri mu buzima butagira ishusho ariko Imana ikabuha ishusho. Bwana asifiwe sana, haleluya. Nagira ngo nkubwire wowe udukurikiranye muri uyu mwanya, nkubwire ngo umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bwawe. Nubwo wabona intambara, nubwo wabona amakuba, nubwo wabona ibigeragezo, nubwo wabona intambara impande n'impande, ariko hari Imana yiyemeje kurwanirira abayizera. Bwana asifiwe sana, haleluya. Zaburi iravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka amukiza muri byose. Izo ni inshingano z'Imana kudukiza, izo ni inshingano z'Imana kuturwanirira, izo ni inshingano z'Imana kutugirira neza, izo ni inshingano z'Imana kutwiyereka. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo ubona amakuba n'ibyago ari byinshi impande n'impande, ariko Uwiteka yiteguye kuturwanirira muri byose, yiteguye kutugirira neza, yiteguye guserukana imbaraga zikomeye. Kuri uyu munsi nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, mbasangize zaburi y'118, zaburi yo gushima Imana. Ukwiriye gushimira Imana yabanye nawe uhereye mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12. Ukwiriye gushimira Imana yakurwanira ikakwiyereka nubwo wahuye n'intambara zikomeye ariko ntiwapfuye, ntiwashize mu mwuka. Nababwiye ngo kuba ugihumeka nicyo gishoro cy'ubuzima, kuba ugihumeka nicyo gishoro cyo kubaho. Inshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo ni imbabazi z'Imana. Zaburi ya Dawidi iravuga ngo nimushimire Uwiteka kuko imbabazi ziwe zihora iteka ryose. Abisirayeli bavuge bati imbabazi z'Uwiteka zihora iteka ryose. Haleluya. Abubaha Uwiteka babivuga bati imbabazi z'Uwiteka zihora iteka ryose. Inzu ya Aroni ibivuga iti imbabazi z'Uwiteka zihora iteka ryose. Yaranditse aravuga ngo ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyumva aranyitaba. Haleluya. Ankura mu mubabaro ashyira ahantu hagari. Nagira ngo mbabwire muri kino gitondo nshuti zanjye mu nyumva, mbabwire ngo Uwiteka yumvise gusenga kwawe, Uwiteka yumvise gusenga kwacu. Uwiteka yabanye natwe, yahagararanye natwe. Uwiteka yatubereye umurengezi, yatubereye ibyiringiro, yatubereye Imana, yatubereye ingabidukingira. Nagira ngo nkubwire ngo kuburiho ni imbabazi z'Imana, kubugihumeka ni imbabazi z'Imana. Bwana asifiwe sana, haleluya. Zaburi Dawidi yandika ku murongo wa 17 yaravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Bamubaza impamvu zo kubaho kwe, aravuga ngo ni ukugira ngo ntekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Yaravuze ngo mu isi y'ababaho mba narabye iyo ntaza kwizera ko nzagirirwa neza n'Uwiteka Imana. Mu isi y'ababaho, mu isi y'abazima simba nkiriho, mba narabye ndetse n'igituro cyanjye kiba cyaramezeho ibyatsi. Ariko aravuga ngo Uwiteka yabaye mu ruhande rwanjye, imbabazi zirandamira, imbabazi zibana nanjye. Nagira ngo mbabwire ngo ni imbabazi z'Imana zabanye nawe, ni imbabazi z'Imana zakuramiye, ni imbabazi z'Imana zabanye nawe aho uherereye. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo utangarize ibihe, utangarize ibikurwanya, uvuge ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo impamvu zo kubaho kwawe zirahari, ni ukugira ngo wamamaze neza y'Imana, ni ukugira ngo wamamaze imirimo y'Imana. Nshuti yanjye, ukwiriye kugira ibyo byiringiro, ukwiriye kugira ibyo byiringiro bikwemeza yuko utari ku rutonde rw'abapfa. Ukwiriye kuva ku rutonde rw'abapfa ukajya ku rutonde rw'ababaho. Ukwiriye kuva ku rutonde rw'abakorwa n'isoni ukajya ku rutonde rw'ababona imbaraga z'Imana. Ukwiriye kuva ku rutonde rw'abantu babona urupfu ukajya ku rutonde rw'ababona ubuzima. Dawidi yikuye kuri lisiti y'abapfa, aravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Bamubaza impamvu, arababwira ngo ni ukugira ngo ntekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yagize gute, yakoze. Nagira ngo nkubwire ngo rero muri kino gihe nshuti yanjye, watura ibyo byiringiro, ugira uko kwizera, utangariza ibihe, utangariza ababisha, utangariza abanzi, utangarize iminsi, uvuge ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Niba kubaza impamvu, ubabwire ngo ni ukugira ngo ntekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibiyereke, Imana ibarwanirire, Imana yihesha icyubahiro ku buzima bwanyu. Sinzi ibintu bimaze igihe bigutera ubwoba, ariko bihakanire yuko utari ku rutonde rw'abapfa ahubwo uri ku rutonde rw'ababaho. Nagira ngo dusenga n'Imana muri uyu mwanya. Aho uri ufata umwanya usenge Imana, kandi watura iryo jambo. Atura iryo jambo uvuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Atura iryo jambo, uvuga ngo sinzakorwa n'isoni ahubwo nzabona imbaraga z'Imana. Atura iryo jambo uvuga ngo sinzakenyuka ahubwo uvuge ngo nzarama,
kugira ngo mbone ineza y'Imana, kugira ngo mvuge imirimo y'Imana, kugira ngo mbone icyubahiro cy'Imana, kugira ngo mbone gutabara kw'Imana. Bibiliya iravuga ngo Simiyoni yari yarabwiwe n'umwuka ko atazapfa atarabona umwami w'amahoro wa Isirayeli. Abandi bangana na Simiyoni barapfa, ariko Simiyoni ararama kubera ko yari yaravuganye n'Imana. Nagira ngo nkubwire icyatumye Karebu asanga Yeshuwa i Gilugari. Iyo usomye Yeshuwa 14:6, abayuda basanze Yeshuwa i Gilugari na Karebu mwene Yefuniya ajyanye nabo, ngo aramubaza ngo ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho nge nawe turi Kadeshi y'i Baruneya. Icyo gihe nari ifite imyaka 40, ngize 85. Nshuti yanjye, aravuga ngo icyo gihe Imana yavuze ko izampa umusozi, none impamvu naramye nkaba nkiriho nuko hari Imana yavuze umusozi ko nzatura ku musozi wanjye. Aramubwira ngo mu musozi wanjye. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo ikizatera Imana kuguha kurama nibyo yavuganye nawe, ikurindirije ibyo yavuganye nawe, ikurindirije ibyo yagusezeranyije. Ndashaka kuvugana nawe muri uyu mwanya ngo wature uvuge ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Wature uvuge ngo sinzakorwa n'isoni ahubwo nzabona imbaraga z'Imana. Wature uvuge ngo sinzikorera amaboko ahubwo nzamura icyubahiro cy'Imana. Wature uvuge ngo imbaraga z'Imana ziri kumwe nanjye kandi zije gukora ibikomeye. Dawidi yaravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Bamubaza impamvu, aravuga ngo ni ukugira ngo ntekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze, nawe wumve yuko ugomba kubaho, ugomba kurama, ukavuga imirimo y'Imana, ukavuga imbaraga z'Imana, ukavuga icyubahiro cy'Imana, ukavuga gukomera kw'Imana. Nagira ngo dusenga n'Imana muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, ariko usozanye umwaka ibyiringiro uvuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Haleluya! Uvuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Wanasifiwe sana. Haleluya! Uvuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Nibakubaza ubabwire ngo ni ukugira ngo ntekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikwiyereke, Imana ikurwanirire, Imana ikwiyereke mu buryo busha, Imana ikurwanire mu buryo busha. Mu mpera z'uyu mwaka ubone ubutabazi bw'Imana, ubone imbaraga z'Imana, ubone icyubahiro cy'Imana, ubone gukora kw'Imana, ubone ineza y'Imana. Imbaraga z'Imana zireme, ibitariho bibeho, ibyanze byemere. Imana iserukane imbaraga zikomeye, iserukane kunesha kudasanzwe ku buzima bwawe dukurikiranye. Imbaraga z'Imana zireme, ibyari byaranze byemere mu gihe nk'iki ngiki. Nagira ngo dusengane Imana. Wowe urwaye, wowe warutakaje ibyiringiro, wowe wabonaga nta nzira, wowe wabonaga nta buzima, nagira ngo dusengane Imana muri uyu mwanya. Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana y'imbaraga, uri mwiza, ubereye mwiza bagutegereje, uri imbaraga zacu Mwami, uri ibyiringiro byacu, uri ingabo idukingira. Ndasengera uyu muntu Mwami ngo umugirire neza, ndasengera uyu muntu Mwami ngumutabare, ndasengera uyu muntu Mwami ngo umurwanirire, ndasengera uyu muntu Mwami ngo umuhe ibyiringiro, ndasengera uyu muntu Mwami ngo umuhe imbaraga, ndasengera uyu muntu Mwami ngo umwiyereke, ndasengera uyu muntu Jehova, manukana imbaraga zikomeye ku buzima bw'uyu muvandimwe, ihesha icyubahiro, manukana imbaraga zikomeye mu izina rya Yesu ku buzima bw'uyu mugabo, ku buzima bw'uyu mubyeyi, ku buzima bw'uyu musore, ku buzima bw'uyu mukobwa. Ndahamagara imbaraga zikomeye, ndahamagara imbaraga zidasanzwe. Nyeganyeza ibyamunyeganyeje, tesha agaciro ibyamutesheje agaciro, sunika ibyamusunitse mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Uwiteka, ndahamagara icyubahiro cy'Imana, ndahamagara kunesha kwawe Mwami. Nyemerera witamurure, nyemerera wiyerekane, nyemerera umanukane imbaraga zikomeye mu izina rya Yesu. Abari bamaze igihe Mwami bari mu mubabaro, ndabasengeye baha umunezero. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondoreka. Haleluya! Ndasenze ngo aya mahoro abe mu mitima y'aba bantu, ndasenze ngo ibyo byiringiro bibe mu buzima bw'aba bantu, ndasenze ngo kugutabara kube mu buzima bw'aba bantu, ndasenze Mwami haleluya ngo ubagirire neza, ngo ubiyereke mu buryo budasanzwe, ngo ubiyereke mu buryo bw'imbaraga mu izina rya Yesu. Batunguzi neza, batunguriza neza yawe nk'uko Zaburi yabivuze ikavuga ngo hari kurira kwarera umuntu mu gitondo ariko impundu zikavuga mu gitondo.
gitondo ndasenze mwami, bashobora kuba bamaze igihe mu gihe cy'umubabaro, bashobora kuba bamaze igihe mu gihe cy'intambara, ariko ndasenze mwami ngo ukine finali ku buzima bwabo, kina finali ku mibereho yabo, kina finali ku ngo zabo, kina finali aho batuye, kina finali aho bakorera. Umwanzi wari umaze igihe abarwanya natungurwe n'imbaraga z'Imana, natungurwe n'ububasha bw'Imana, natunguzwe n'icyubahiro cy'Imana, natunguzwe no kubaho k'Uwiteka. Ndasenze mwami ngo uzamure ibendera ryo kunesha, uzamure ibendera ry'ubutsinzi. Haleluya. Babone imbaraga z'Imana, babone gutabara kw'Imana, babone icyubahiro cy'Imana, babone gukora kwawe mwami. Imbaraga zawe mwami, imbaraga zawe zikora ibikomeye, imbaraga zawe zikora ibidasanzwe, imbaraga zawe zikora iby'icyubahiro. Lele stando merengalo nasenze lebitangola mande kosi y'amahanda ngo bimenyekane kuri Imana ikora, ngo bimenyekane kuri Imana ishoboye. Remanda waya Eliya yarasenze ku musozi Karumeli aravuga ngo bimenyekane ko ari wowe Mana. Nange ndasenze ngo bimenyekane. Haleluya. Ndasenze ngo bimenyekane ko ari wowe Mana, ndasenze ngo bimenyekane ko ari wowe Mana mu basenga n'abadasenga, ndasenze ngo bimenyekane ko ari wowe Mana Yelohimu El Shaddai, ndasenze ngo bimenyekane ko ari wowe Mana wihesha icyubahiro Mwana, userukana imbaraga zikomeye, wiyerekane mu buryo budasanzwe. Ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye kubikoreye kwibahisha, kandi kumanukanye imbaraga zo gutabara Mwana, kumanukanye imbaraga z'umurengera ku buzima bw'aba bantu, kumanukanye imbaraga zidasanzwe. Jehova Rav, ndagushimiye ko uburinzi bwawe bubanye nawe, uburinzi bwawe bubanye n'abantu bawe, kandi icyubahiro cyawe kibagose. Shimwa himbazwa, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, mukomeze kugira umugisha, mukomeze kubana n'Imana mu buryo budasanzwe, kandi Imana ikomeze kubatunguza ineza yayo. Tuzakomeza mu bindi biganiro, tuzakomeza mu rindi sengesho tuzasenga, kandi Imana ibahe umugisha. Mukomeze kutuzirikana namwe aho muherereye, uko musenze. Bibiliya avuga ngo mujye musabirana, muge musabirana, musabira abera bose. Namwe nimusenga muge musengera, kandi inshuti zanjye, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Icyumweru kiza cy'umugisha, iki cyumweru muzakiboneramo ineza y'Imana, iki cyumweru muzakiboneramo amaboko y'Imana, muzakiboneramo gukora k'Uwiteka. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen, amen, amen. Ciao ciao.